ibihe byiza nshuti muvandimwe, ibihe byiza we wakoze subscribe nawe utarayikora kuri Olivier Media TV. Yakase Imana akomeze kubaha ifunguro ribahaza mwebwe n'imiryango yanyu, ntabahe ifunguro ryo kubatera umurengo. Aka kanya rero nkuko mubizi ko kuri no channel yanyu nari maze igihe nta kintu ndi kwa uploadingaho, nari maze igihe kitari gitoya ntari kugira ikintu nkiraho, ariko byose no kubera byose ni financial problem, n'ubundi zitari zaba successful ngo umuntu bakorere ibintu biba attractinga, bibakurura, umuntu abashakire content ndetse n'ibikoresho bizima, kuko urabona nk'ubu ngubu kuba ari ukugerageza amahirwe ku buryo bumwe cyangwa ubundi, gushaka ahantu umuntu ajya gukorera, gushaka ugukamera, gushaka amastand, gushaka microphone, ibyo byose ni ibintu bishobora kuzagenda biza gake gake, kuko n'ubundi ngo nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi uwo munsi, ahubwo byose bigenda biza gake gake, nk'uko n'ubundi bavuga yuko gitonyanga gipfumura ibuye, atari uko kiremereye cyane, ahubwo ari ukubera guhozaho. Nanjye rero ubu ngubu nje kugira ngo twigane mu minota mikeya, n'utuntu duke nzajya mbashyiraho mu gihe nyine ibyo byose bitaracamo, ariko ndabizi yuko very soon Imana izabikora, ndetse namwe dufatanyije kuba mwajya kuri Olivier Media TV mukajya mukora subscribe, mukanamfasha nanjye ubu ngiye kuzajya nkora cyane kugira ngo ngire ibiganiro nzajya mbagezaho, namwe munyere comment. Iki content yitwa The Comment, nukuvuga ngo nuko tuzajya tuza tukareba trending news, what's going on here on the showbiz, or abroad, tukangiye nkabishyiraho commentaire zanjye bitewe nuko mbyumva, namwe mukaba muzajya mutera comment zanyu hano hasi muri comment section, mu rwego rwo kugira ngo dukomeze dufatanye kubaka umuryango nyarwanda, ndetse no gukomeza kureba yuko natwe izi mbuga nkoranyambaga tutazajya tujeho kureba abandi gusa, ahubwo ngo wenda natwe turebe yuko hari umusaruro byazatanga. Ntago bita biza vuba, ntago bita biza aka kanya, umusaruro ntabwo uhita uboneka ako kanya, biratinda kuko ni processes kugira ngo kugira ngo YouTube nyine izajye kukwemera nk'umukozi wayo, nuko uba wahasorinze, nuko uba wavunitse. Inshuti babanwe, ntimukabone bano bantu baba bafite abasubscribers barenga ibihumbi 100, barenga ibihumbi 100 ngahe, nuko baba bakoze, nuko baba bafashe umwanya bagafata amafaranga yabo bagakora investment muri showbiz, kuko urabona kuri iki gihe ibintu bijyanye n'akazi byo rwose kuvuga ngo uzajya gusaba akazi udafite gutya ka chitu kidogo, udafite mwene wanyu gufata akaboko, ni ikibazo. Ntekereza ko n'ubuyobozi bw'igihugu burabizi, kuko mwiyumviye yuko ejo bundi ubwo nyakubahwa perezida wa repubulika yarari mu nama ya FPR ku nshuro ya 17, yavuze ko hari abayobozi batagitanga serivisi neza nk'uko bikwiye, ngo batange serivisi baziha abaturage nk'uko baba bagomba kuzibaha. Navuga yuko bibaye ngombwa abaturage bajya bafata ikinyafu bagacisha kuri abayobozi. Nibyo rero byo kudatanga akazi, byo kudakreye imirimo, byo kutazana innovation mu turere murimo mu ntara, byose mukumva yuko muzabifata mukabyegeka kuri nyakubahwa perezida, akaba ari we ushobora kuba byose byamujya ku mutwe, kandi nyamara mu by'ukuri muramuvangira ibyo byose. Urumva kugira ngo babone akazi ni za ruswa, ni ibimenyane, niyo mpamvu nyine serivisi ziba zigenda zitanogeye, zitameze neza, n'akazi rero no kukabona ko nabyo nuko nguko bimeze. Niyo mpamvu tuvuga ngo reka tugire gutya, ubona hari ababigezemo mbere, kandi ntekereza ko ababigezemo mbere hari umusaruro byinshi bari kugenda babona. Hari ubu ngubu abatunzwe na social media, abatunzwe na YouTube, nubwo bamwe basigaye batangiye kujya bagenda babizana amatiku, inzangano, umwe yanga mugenzi we,
kugeza aho ubu ngubu uwitwa Bosco Empire ngira ngo muramuzi ukorera YouTube, afite YouTube channel yitwa Bosco Empire ifite abasabu bagera mu 75,000 amaze igihe. Kugira ngo uzabagereho, kugira ngo uzajyaho ngaho, nuko abantu baba bakurikirana ibintu byawe, bagakurikirana ibyo ukora, bagakora subscribe, bakaguha like, bakabireba nyine, ku buryo ubu ngubu bivugwa yuko ndetse nawe ubwe yabyivugiye kuri channel ye ko ashobora kuba yahunze igihugu ngo kubera yuko ngo bamuhamagaje, ribu yamuhamagaje oya ngo ni umucamanza ngo wamuhamagaje ngo azaze ku wa mbere ngo amwitabe ngo bavugane, ngo bagire ibyo bavugana. Undi nawe kubera urwikekwe rw'amatiku yari amazemo iminsi na ba Irene, yari amazemo iminsi na ba Korode, kuko ni umuntu ukunda kugirana amatiku cyane n'abandi bantu, bitewe n'uko we bavuga yuko ngo bari kumuhora ngo kuvugisha ukuri cyangwa se kunyomoza bimwe mu binyoma uwo ubwabo baba bagenda bashyira kuri no mihanda cyangwa kuri social medias, nk'uko babikomeza kugenda bivuga. Akavuga ko wowe baramuhamagaye, ako kanya bakimuhamagara we yahise afata umwanzuro wo kugenda ngo atageze no mu rugo, ngo yari avuye muri salon de coiffure, ngo ahita afata umwanzuro wo kugenda atavuye no mu rugo, atageze no mu rugo we ahita atoroka aracika. Ubu ngubu aka kanya turi kuvugana, ubu ngubu inkuru iriho nuko yacitse, yasohotse ari hanze y'igihugu, bivuga yuko ariho agiye kuzajya akorera imirimo ye yose yo kuri social media, kuko witwa Murindahabi we yandikiye Google asaba yuko channel ya Bosco Empire bayisiba bakayivanaho, ariko ku bw'amahirwe ntibyaza gukunda, kuko Bosco nawe yahise abibonera mu maguru mashya arabikumira. Ubu ngubu channel ye n'ubundi iracyari kuvibinga, irakomeza kumugaburira nk'uko n'ubundi zigenda zigaburira abandi batandukanye. Burya ntago biba byoroshye, nubwo nta muntu w'umubosi uri hanze aha wabwira ngo kora investment muri showbiz, ngo ube wafungura YouTube channel uyiragire, cyangwa iyo umuntu ayiragire, ntago ari ako kanya ishobora kuba yahita ikubyarira umusaruro, ntago ari uwo munsi, biratinda ariko bikazakubyara umusaruro, kuko bisaba procedure no kugira ngo YouTube yonyine Google ikwemere kuba umukozi wayo, n'andi wumva ngo nyine wabaye monetize, nicyo bita kuba monetize. Ntago biba byoroshye kuko bisaba subscribers 1000, bigasaba ndetse na watch time, icyo bita ama views, abantu baba barebye ibintu byawe amasaha 4,000 ayo amasaha ni yavuna abantu cyane. Wenda abasabu 1000 bo ntago bagorana, bashobora kuza bakajyaho abantu bagiye bakunda ibintu ukora, bagiye bakunda ibintu uvuga, ariko watch time zingana n'4,000 kugira ngo uzazigereho ebana, ni ukwiyuha kuya, ni ugukora cyane, ni ibikoresho. Ubwo rero kugira ngo uzabwire umuntu w'umubosi ngo dukore investment muri showbiz, dushake content tuzajya dukora, hanyuma tujye tuyaploadinga, kugeza ubwo bizajya kuri procedure yo kuba iyo YouTube channel yatangira guhembwa. Ntago biba byoroshye, ariko nyine urugendo abantu barukora kandi bakarumenyera, kandi n'abantu babo cyangwa se aba viewers babo bakaba babafasha, bakakomeza kugenda bakora ama like, bakora ama share, ndetse banatanga ama commentaire. Ibyo ngibyo bikaba ari bimwe mu bintu bigenda bijyana ku rugendo rwo kugira ngo umuntu abe yaba monetize cyangwa se abe yakwemererwa gukoreshwa na YouTube, kuko ni ibintu bizwi. Ubu ngubu haba ama YouTube channel arenga amamiliyari n'amamiliyari, kandi bose atunze abantu, kandi bose YouTube irabahemba bitewe n'icyo wakoze, kuko views 1000 hari amafaranga runaka ziba zigomba guhemba, na views 2000 kuzamuka. Ubwo rero nubona abantu bamwe bagenda bata imirimo yabo bakoraga ibahemba buri kwezi, bahemba buri munsi, murabizi abanyamakuru benshi bagiye bava ku bitangazamakuru bitandukanye, bagiye bakora shift, bakava ku maradiyo bakoragaho bakajya kwikorera mu rwego rw'uko bazi yuko harimo akajya, kuko ntago wabuzi ko hatarimo ibintu ngo we ngutakaza wakoraga kakurga gutungira umuryango, ngo nurangiza ngo uvuge ngo ugiye gukata, ngo ugiye gukora kuri social media, nuko uzi ko harimo quelque chose, nuko ubizi neza ko harimo quelque chose. Nubwo harimo amatiku atandukanye, amatiku menshi, amatiku atarangira, ariko byanze kuzi kibi nuko kujya kuvuga nabi leta, gusebya leta y'igihugu urimo, yayo ngabo biba ari ubugoryi. Nanjye ndi leta rwose aho ngaho nagukase. Urumva abashaka kuzana ubwo bugoryi barango bita ngo nibipinga,
bagenda ngo kujya kubikora hanze, ibyo ni ibyabo batari mu gihugu, ariko nabo byanze bikunze utangiye gusebya igihugu, ugasebya ubuyobozi bw'igihugu, uvuga ibintu udafitiye fact, byanze bikunze birumvikana yuko hari ahantu ubuyobozi bw'igihugu nawe bugomba kukuvana mu bandi, kuko ubu uri ikirayi cyaboze kiri mu mifuka ya kilo 100 cyangwa toni, gishobora kuboza ibyo birayi byose bindi. Kiba ari ikintu cyo gukumira. Ubwo ngubwo nayo ngiye kubabwira uko tuzajya tugenda tuvuga, dutanga comment kuri ku nkuru ziri trend, cyangwa se ku bintu biri trend biri kugenda bivugwa hano hanze muri showbiz nyarwanda, haba mu gihugu cy'u Rwanda, haba no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nyemera rero ukore subscribe kuri Olivier Media TV, usibye ko mu minsi iri imbere channel iraza guhindurwa izina, kuko na content igiye guhinduka, iraza kwitwa OMT40, bivuze Olivier Media TV nyine mu magambo arambuye, OMT40, OMT40. Iyi ni the comment. My name is Wansori. May God bless you. Mukomeze mukore subscribe nyamuneka, kora subscribe, kora like, kora share, kora na comment. Ndaje none nibi tugiye tuzatwiberamo kugeza igihe tuzagira ubushobozi bwo kuva ahangaha, tukava ahangaha tukajya gukora ahandi, tugakoresha ibintu bizima, ibyuma bizima. Ifoto murabibona mukomeze, kamera murabibona mukomeze, kandi nyamara we Furani no kuvuga ngo zana amafaranga ngo dukore ejo n'ejo bundi azakubyara umusaruro, ntago wabyumva kubera gutekereza hafi ahangaha gusa. May God bless you. Imana ibamugisha mu byo mukora byose.